Haleluya, haleluya. Yesu Kristo nashimwe, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Abo tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bari ku migabane itandukanye y'isi, duhereje Imana icyubahiro izinze ijoro ikazingura amanywa. Dushimiye Imana intwari ku rugamba, dushimiye Imana itaburi kubigenza, dushimiye Imana yica imigambi yicakurika yubirikana uburakari bwayo. Dushimiye Imana yatubambiye amahema, dushimiye Imana iduhaye umunsi ngo tuwubemo kandi itunezeze. Dushimiye Imana, dushimiye Imana. Hereza Imana icyubahiro wowe ubonye Imana, wowe ugeze kuri uyu munsi. Shima Imana wowe Imana yongeye gukorera igitangaza. Shima Imana nawe nubwo byari bigoranye ariko Imana yakwimanye. Nyemerera twese dukusanyirize amashimwe hamwe muri iki gitondo cya niba duhereza Imana icyubahiro. Imana nishimwe rero, Imana ishimwe cyane. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Muri iki gitondo dukomeje kuba muri teme yacu igira iti gukomera kwawe ni uko ukomeza kubaha Imana, ni uko wubaha Imana. Gukomera kwawe muri uyu mwaka ni uko uzaba mu kw'Imana, ni uko uzakomeza kugenda wubaha Imana, ni uko uzakomeza gukizwa. Gukomera kwawe uzakomezwa n'Imana kuko witandukanyije n'ibyaha n'ibisa nabyo. Gukomera kwawe uzakomezwa n'imbaraga z'Imana kuko wahamije ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza wawe. Gukomera kwawe kuzaturuka ko utatandaraje, utafashe impande zombi ngo uyu munsi ube umupagani ejo ube umukristo. Gukomera kwawe kuzaturuka ko wamaramaje. Imana ishimwe. Biradukwiriye igihe nk'iki gihugu abakristo bamaramaza bakitandukanya n'abapagani. Nimba ukijijwe bimenyekane ko ukijijwe, kandi nimba wumva ugikeneye kuba mu byaha, kuko gukizwa nabi, gukizwa ubivangavanga bitera umwaku, ntugira uruhande rukwemera. Rero ibyiza waba ubiretse, ibyo kubeshya abantu kukijijwe ukaba ubyihoreye rwose, ukabanza ukibyinira iyo nta kazaza. Ariko umenye yuko umuntu wese amenya iminsi amaze, ntabwo ajya amenya iyo asigaje. Niyo mpamvu wagombye guhindira imishyitsi imbere y'Uwiteka, ugahitamo gukizwa bigishoboka ko Imana ibonwa. Imana nishimwe cyane. Iki gitondo nari nkubwiye ngo gukomera kwawe bizaturuka kuko wubashye Imana. Uyu mwaka Imana izagukomeza kuko nawe wahisemo gukomeza kugendana n'Imana yawe. Imana ishimwe cyane. Muri iki gitondo nifuje yuko tuganira ku ijambo ry'Imana, urwandiko intumwa Pawulo yandikiye itorero ry'Abefeso. Ni ibice 6, turasoma umurongo wa 13. Titire y'ijambo handitse ngo uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Imana ishimwe. Ntabwo wakomera udafite intwaro igukomeje, ntabwo wakomera udafite ikintu wishingikirije. Imana nishimwe cyane. Hanyuma umurongo wa 13 handitse ngo iki? Handitse ngo nuko rero mutware intwaro zose z'Imana. Imana ishimwe. Ntabwo bakubwiye ngo utware intwaro y'amagambo yo kubeshyira mwene so, ntabwo bagubwiye ngo utware ibiguzi byo kujya kuguririra kugira mwene so agirirwe nabi. Ijambo ry'Imana ritangiye rikubwira ngo nuko rero mutware intwaro zose z'Imana. Imana ishimwe. Uyu mwaka uzagende witwaje intwaro zose z'Imana. Uzagende uyu mwaka wishingikirije ku ntwaro zose z'Imana. Ndakubwiza ukuri ko nutwara intwaro zose z'Imana, Imana izagukomeza, Imana izagukomeza, Imana izakugirira neza. Gukomera kwawe kuzaturuka ko wubashye Imana, ugatwara intwaro zose z'Imana. Imana ishimwe cyane. Ngo mubashe gukomera ku munsi mubi. Imana ishimwe. Umunsi mubi ni umunsi wo kugeragerezwaho. Umunsi mubi ni umunsi wo uhura n'ikigeragezo. Umunsi mubi ni umunsi uhura n'ukubeshyera. Umunsi mubi ni umunsi uhura n'inzara. Umunsi mubi ni umunsi utakaza akazi. Umunsi mubi ni umunsi urushako rukunanira. Umunsi mubi ni umunsi upfusha. Umunsi mubi ni umunsi ideni baza kugutereza cyamunara. Buri muntu wese agira umunsi mubi we. Ngo rero mutware intwaro zose z'Imana ngo kugira ngo mukomere
mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Imana ishimwe. Intwaro zose z'Imana ni ugukiranuka, ni ukugira ukuri mu minsi yose uzabaho muri uyu mwaka. Uko ingana kose uzarangwe n'ukuri, uzarangwe no gukiranuka, uzavuga ubutumwa bwiza, uzagire kwizera. Imana ishimwe cyane, kandi uzakizwe rwose, uzagira agakiza ko mu mutima. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana rizagwire muri wowe. Izo nizo ntwaro ugomba kubasha kugendana umunsi ku munsi. Umuntu nakureba kubonemo ijambo ry'ukuri, umuntu nakureba kubonemo umunyakuri. Imana nishimwe cyane. Umuntu nakureba abone kukiranuka. Imana ishimwe cyane. Nakubona uri umuvugabutumwa, abone rwose kugabura iby'Imana neza. Imana nishimwe cyane. Izo ni intwaro. Uzagire kwizera, uzizere Imana, uzagire kwizera, uzatumbagire mu kirere cyo kwizera, bizatuma amasezerano yawe asohozwa vuba. Imana nishimwe cyane. Uyu mwaka kwizera ukuzamure, ukwizera ukuzamura umunsi ku munsi, isegonda ku isegonda, umunota ku munota. Kwizera kukuganze, ibyo ukora byose wuzure kwizera Imana. Imana ishimwe cyane. Ngo mwakire agakiza, ujye ugira agakiza, wishimire guhora ukizwa, uhora ukizwa, uhora ukizwa, umeneke, ubabazwe n'ibyaha, usengera abantu bari mu isayo y'ibyaha. Mwakira agakiza, ugira agakiza. Uyu mwaka ube umwaka wawe w'umwihariko wo kwihererana n'Imana, ube umwaka wawe w'umwihariko wo kuba imbere y'Imana. Agakiza kakurange. Umuntu nakureba abone koko kukijijwe, umuntu nakureba kumvemo ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Nakubwiraga ngo muri iki gitondo nifuzaga ko kuko gukomera kwawe ari ukuzakomeza kubana n'Imana, ari ukuzakomeza kubaha Imana. Imana nishimwe cyane. Noneho rero wongereho niri, utwara intwaro zose z'Imana, utwara intwaro zose z'Imana, ugendana intwaro zose z'Imana mu byo uvuga n'ibyo ukora, aho ugenda n'aho uba, utwara intwaro zose z'Imana. Imana ibaha umugisha. Mugendane n'Imana. Imana ibagota iburyo n'ibumoso. Imana ibabanziriza imbere. Imana ibaherekeza ibajya inyuma. Aho mugiye mwerekeza muri uyu munsi, aho mugiye kujya hose, ibyo mugiye gukora byose, Imana ibibanzemo kandi ibabanzirize hose muri byose. Shalom shalom. Imana ibaha umugisha. Ndabakunda cyane.